Ndagusuhuje ngo wahe ikaze mu kiganiro cyacu. Uyu munsi naguteguriye ikiganiro ku mateka y'idini Gatorika na Angilikani nk'uko benshi babidusabye. Si inshuro nkeya uzumva abantu benshi bahuza amateka y'idini Gatorika n'itorero Angilikani bakakubwira ko batandukaniye ku kantu gato. Nyamara ni nako benshi batasobanukiwe inkomoko yabyo. Twifuje kugeza aya mateka. Ntujye kure, ni mu kanya. Amateka y'idini Gatorika yatangiye mu gihe cya Yezu Kristo ndetse akomereza ku gihe cy'intumwa ze. N'uyu munsi idini Gatorika rifata umushumba waryo nk'uwakomotse ku ntumwa za Yezu Kristo, ndetse Papa agafatwa nk'umwe rukumbi ukomoka kuri Petero, ariwe rutare Kiliziya yubakiyeho. Mu mpera z'ikinyejana cya kabiri nibwo abashumba ba Kiliziya batangiye sinodi, inama yaguye ya Kiliziya igamije gushyiraho amahame mashya y'iyubahirizwa ryayo. Muri icyo gihe iyobokamana ryatangiye gukwira hose mu gihe cy'ubwami bwa Roma, ariko nanone ibibazo byari byinshi kuko bari bahanganye n'abari abapagani. Mu mwaka wa 313 ibibazo byatangiye kugabanuka mu gihe cy'ubutegetsi bwa Empereur Constantine. Mu mwaka wa 380 mu gihe cy'ubutegetsi bwa Empereur Theodosius, i Roma hahindutse igicumbi cy'iyobokamana rya Gikristo ku ibwiriza ry'Abatesaloniki. Uhereye mu kinyejana cya gatatu mu Bwongereza naho hari higanje iyobokamana rya Gikristo, ndetse hari bamwe mu bamisiyoneri nka Patrick na Columba. Kiliziya Gatorika y'i Roma na Kiliziya yo mu Bwongereza zaje gucikamo ibice ahagana mu 1500 hari mu gihe cy'ivuka ry'Abaprotestanti. Impamvu nyamukuru itandukana rya Kiliziya ya Roma na Kiliziya y'Ubwongereza byaje nyuma y'aho umwami Henry wa karindwi atanze aguye mu ntambara yiswe War of the Roses. Uwari umuhungu we Henry wa munani yaje gushaka umugore wa mukuru we wapfuye, akaba yaritwaga Arthur, naho umupfakazi akaba yaritwaga Catherine of Aragon. Henry wa karindwi wari umuyoboke wa Kiliziya Gatorika yaje gutekereza ko kuba yarongoye umugore wa mukuru we byateye Imana uburakari, igahitamo kumwima umwana w'umuhungu washoboraga kuzamusimbura ku ngoma ya cyami. Henry wa karindwi yaje kwegera Papa Clement wa karindwi amusaba ko yasesa amasezerano akamuha agatanya we na Catherine. Papa Clement wa karindwi yaje kumuhakanira. Ibi yabikoze atinya ingaruka za politike, dore ko Empereur Charles wa gatanu wa Roma yari mwishywa wa Catherine, umugore w'umwami Henry. Umwami Henry yakomeje gutsimbarara, bituma atangira kugisha inama mu nzobere za teolojiya mu makaminuza atandukanye y'I Burayi ngo amenye niba umubano we na Catherine wari ngombwa. Umwami Henry yaje kugisha inama Thomas Cranmer wari inzobere muri teolojiya, amubwira ko ibyo yakoze bitari byemewe, dore ko no muri kaminuza za teolojiya batemeraga ibyo Henry na Catherine bakoze. Gutandukana k'umwami Henry na Papa Clement byateje impagarara n'amakimbirane hagati y'ubwami bw'Ubwongereza n'ibiro bya Papa. Gusa byaje kuba isoko y'itorero Angilikani twumva uyu munsi. Kwigomeka kwa Kiliziya y'Ubwongereza byaje gutanga icyizere ku bandi baturage baba bo mu gihugu no hanze yaho bashaka gushinga n'amatorero nka Martyr. Icyo gihe byatumye abari abayoboke ba Martyr nawe haraniraga kwishyura ukizana kwa Protestanti batangira gufatanya n'Abangilikani. Batangiye kunga ubumwe bitandukanye n'andi madini yari atangiye kuvuka aganisha kuri Protestanti. Ibi byatumye basangira imwe mu migenzo, harimo n'uburyo basengaga. Mu 1532 byaje gutuma Thomas Cranmer agirwa umwe mu bayobozi bakomeye ba Angilikani mu gihe Ubwongereza bwari bumaze kwiyomora kuri Kiliziya Gatorika. Mu Kuboza 1549 nyuma y'urupfu rw'umwami Henry, Archbishop Thomas Cranmer yamuritse igitabo gikubiyemo uburyo rusange bwo gusenga cyiswe Prayer Book. Ibintu byafashwe nko kugerageza Kiliziya Gatorika, nyamara kuri we bwari uburyo bwiza bwo gutangiza ukwigenga kw'itorero Angilikani. Iki gitabo cyari gikubiyemo amahame agenga teoloji, nko gusoma no kumva ibyanditswe, umurongo ngenderwaho w'amasengesho ya buri munsi, ndetse cyari kirimo n'ingingo zisaba Abaprotestanti gusengera mu itorero rimwe n'ibindi. Mu 1552 nibwo havuguruwe amwe mu mahame y'iki gitabo.
Kugira ngo itorero rya Angilikani tubone uyu munsi ribeho, byaciye mu nzira ndende kandi zitandukanye. Rimwe byasabaga ko habaho intambara hagati y'abategekaga Ubwongereza bitewe n'imyemerere y'uwabaga agiyeho. Urugero, mu gihe umwamikazi Mary yari ku butegetsi, yaje kwirukana inkingi za mwamba muri Angilikani harimo na Archbishop Thomas Cranmer. Angilikani isa n'itakaje imbaraga. Gusa nawe ntibyamuhiriye kuko umuvandimwe we akaba n'umwamikazi Elizabeth wa mbere yaje kumutsinda nuko arongera azamura itorero Angilikani. Ku bwa Queen Elizabeth wa mbere habonetse abantu benshi baminuje muri teolojiya, ndetse icyo gihe ni nabwo handitswe Bibiliya izwi mu rurimi rw'icyongereza nka King James Bible. Uyu munsi uramutse ugereranyije Kiliziya Gatorika n'itorero Angilikani, waba ugereranyije amadini akomeye cyane ku isi kandi asangiye inkomoko, gusa agatandukanira ku kuba buri rimwe ryarahisemo umurongo waryo. Ibi bishatse kuvuga ko aya madini asangiye liturujia imwe, gusoma Bibiliya, ndetse yose akagira amasakaramentu 7 ndetse n'ibindi. Uyu munsi bamwe mu bashumba b'itorero Angilikani bafata abashumba ba Kiliziya nka bamwe mu bantu bagize uruhare mu iyobokamana, rimwe na rimwe bakaba babifashisha mu gukemura bimwe mu bibazo by'ibanze. Ibi bishatse kuvuga ko hari ubwo baha agaciro papa kenda kungana nako baha Archbishop wo muri Canterbury nk'ikimenyetso cy'ubumwe. Kuba hari Abangilikani bafata abashumba ba Kiliziya nk'abantu bakomeye ntibibuza kuba hari n'abandi bakigereranya Kiliziya Gatorika n'Abababiloni bavuga muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ibi babivuga biturutse kuri Papa Clement wanze guha gatanya umwami Henry wa 8. Gusa icyiza muri byose ni uko ibyo bahuriyeho byaruse kure ibyo batandukaniyeho. Buri dini ryose rifite icyo ryakwigira ku rindi, haba ku kwemera n'ibindi. Ushobora kwibaza iki kibazo: ese byari kuba bimeze gute iyo umwami Henry wa 8 na Papa Clement wa 7 baza gukomeza gusangira imyizerere? Ikibazo nawe wakibaza. Gusa icyiza ni uko Imana yemereye amadini yombi gukomeza kandi agakura. Uyu munsi mu Rwanda harabarurwa abayoboke barenga miliyoni b'itorero Angilikani babarizwa muri diyoseze 11. Umuyobozi w'itorero Angilikani mu Rwanda ni Musenyeri Rurambanda. Nanone mu Rwanda habarurwa abayoboke ba Kiliziya Gatorika barenga miliyoni 5 babarizwa muri diyoseze zigera ku 9. Umuyobozi wa Kiliziya Gatorika mu Rwanda ni Musenyeri Antoine Kambanda. Ibikubiye muri iki cyegeranyo twabivanye mu nyandiko za Reverend Pastor Barton Gingerich, umupasiteri muri St Jude Anglican Church, akaba n'impuguke ku byerekeye amateka ya teolojiya. Twifashishije kandi inyandiko za Reverend Pierre Wallon. Ndizera ko wasobanukiwe neza impamvu igice kinini cy'abari abayoboke ba Kiliziya Gatorika baje gushinga itorero Angilikani. Kora subscribe kandi no kukazogera kugira ngo utazacikwa n'inkuru y'ubutaha. Ushobora kandi no gutanga igitekerezo cyawe muri comment ukaba wanasangiza inkuru abandi. Komeza ugire ibihe byiza.